Mwiriwe neza, muhawe ikaze kuri Niyonzima Emile Official. Kuri uyu munsi tugiye kukugezaho ibintu 7 wakora muri Kigali ukabasha kugurisha imodoka yawe mu buryo bwihuse. Icyambere, ugomba gushyiraho igiciro gishize mu gaciro. Ugomba kumenya uko ibiciro bihagaze ku isoko, kuko iyo ugurisha imodoka uhanika igiciro, abakiriya ntabwo bashishikazwa n'imodoka yawe. Ushobora gushyiraho igiciro ugendeye uko imodoka imeze, ibirometero imaze kugenda, igiciro wayiguzeho, ndetse n'igihe uyimaranye, ndetse n'ibindi. Icya kabiri, amamaza ukoresheje ikoranabuhanga. Amamaza ku mbuga zicuruza amamodoka kuri internet, urugero nka kigalilife.co.rw. Imaze kwamamaza imodoka zikabakaba 11,000 n'ibihumbi 500. Ndetse ushobora no gukoresha amagurupe yo ku mbuga nkoranyambaga. Icya gatatu, tanga amakuru ahagije ku modoka. Garagaza uruganda rwakoze imodoka, modeli yarwo, umwaka yakozwemo. Vuga niba ikoresha mazutu, esase, amashanyarazi cyangwa hybride. Vuga niba ari manuel cyangwa automatique. Garagaza ibirometero ifite. Niba uzi ubwoko bwa moteri cyangwa ingano ya moteri, bivuge. Niba imodoka yaratewe irange cyangwa itaratewe irange, nabyo ushobora kubivuga. Tugeze ku cya kane. Tsindagiriza impamvu abantu bashishikazwa no kugura imodoka yawe. Urugero, kuba imodoka yawe ifite ibirometero bike, kuba warayifashe neza, kuba uri uwa mbere wayitunze mu Rwanda, kuba ikoresha ibitoro bike cyangwa itanywa, kuba uheruka kuyikorera maintenance cyangwa uvuye muri control technique. Icya gatanu, gerageza gusubiza ibibazo abakiriya bakubaza. Cyane usubiza ibibazo mu buryo buri professionnel bakubaza ku modoka yawe, kandi ubaha amakuru y'ukuri. Icya gatandatu, mbere yo kujya kwerekana imodoka yawe, banza uyogeshe kandi ushyire ibintu biyirimo ku murongo. Buri gihe mbere yo kwerekana imodoka, banza uyogeshe. Kuramo ibintu ukunze kubika mu modoka ubisige mu rugo rwawe. Ishyira ibyangombwa by'imodoka muri envelope imwe. Bika neza ibyuma by'imodoka nka triangle, ifunguzo z'amapine n'ijeke, ndetse n'ibindi mu buryo bwiza. Icya karindwi ari nacyo cya nyuma, gufata amafoto. Ugomba kwitondera aho ufatira amafoto ndetse n'amasaha uyafatamo, kuko iyo ubyirengagije hari abakiriya badashishikazwa n'imodoka yawe kandi yari nziza. Ugomba gufatira amafoto kuri kaburimbo yo muri quartier, muri parking nziza kandi ifite sima cyangwa pave. Ikindi, fata amafoto ari uko wamaze koza imodoka yawe, kandi uyafate mu gitondo mbere ya saa 4 cyangwa izuba rirenze nyuma ya saa 10. Nukurikiza izi nama ziri muri iyi video, imodoka yawe izagurwa vuba. Ushobora gukoresha